joro ryari rituje bidasanzwe, nta muyaga, nta rusaku, hari umwijima gusa nk'uko hari nijoro. Ubwo umworozi yari aryamye mu bitotsi byinshi, maze mu kanya gato aza kumva urusaku muri iryo joro ruturuka ku nzu y'inkoko yari yoroye. Nuko ahita akanguka ako kanya, umutima utera cyane, yumvise ko hari ikintu kitari kugenda neza ku nzu y'inkoko ze. Nuko nta gutakaza umwanya afata itara rye n'imbunda yari yamanitse ku rukuta, ubwo atangiye guhinduka no guhinda umushyitsi, agenda yegera inkoko. Agezeyo akingura urugi, asanga inkoko zose zahagaritse imitima ziri gukubita amababa. Nuko arebye hejuru ku giti cyari mu nzu, ahabona inyamaswa bita igihunyira cyicecekeye. Mu mudugudu wabo abantu bemeraga ko igihunyira ari ikimenyetso kibi, bakavuga ko kigaragaza urupfu cyangwa ikindi kintu kibi kigiye kuba aho hantu kiri. Ubwoba umuhinzi yari afite buhita buhinduka umujinya, atiriwe atekereza kabiri aba kirashe amasasu. Igihunyira kirahubuka kirapfa. Inkoko nazo ziba zibonye agahenge, ubwo ziratuza. Umworozi afata akanya, ahumeka gato, maze araruhuka, yumva ko amaze gukiza amatungo ye ikintu cyari kibi. Ariko mu mfuruka y'inzu hari harimo akandi kantu kanyeganyeze. Ako kari agasimba k'agasozi kagaragaraga nk'agateye impuhwe, amaso yako yari atuje. Umuhinzi yahise amanura imbunda aribwira ati, aka kanyamaswa ntabwo kaba ari akagira nabi, aho kukirukana yumva kagiriye impuhwe. Nuko azana utuntu two kurya ashyira hafi yako, arakabwira ati ngahirire. Abivuga mu ijwi rituje ndetse aseka. Yumvise anyuzwe kandi ananiwe, asubira mu nzu, arongera araryama, yizera ko ibintu ubu bitekanye byose. Mu gitondo umworozi yerekeje amaso kuri ya nzu y'inkoko, ategereje gusanga ibintu bisanzwe nk'uko byari bisanzwe buri munsi. Ariko akimara gukingura urugi, umubiri we wahise ugagara, mu maso aratungurwa. Ubwo inkoko zose zari zapfuye, nta n'iy'umuti isigaye. Amababa yaranyanyagiye hose, hariho amaraso hasi, ibintu byose byangiritse. Yinjiye gahoro muri ya nzu, atemera ibyo yabonaga, areba hirya gato, hagati na hagati ahabona ka kanyamaswa kari kurigata amaraso ku ntoki zako. Ubwo nibwo ibintu byiyuburuye, umwicanyi nyakuri aba uwagaragaraga neza. Umworozi yahise apfukama hasi, ubwenge bwe burahungabana, amaso ye yuzura amarira, yivugisha buhoro ati, nishe icyashoboraga kubona mu mwijima, none niringiye icyari cyihishe mu mwijima ahubwo. Uko niko kubogama bibaho mu buzima, niko ducira abantu imanza vuba cyane, tugatinya imbaraga, tugatinya ibintu bikakaye, tugatinya ibintu bibi twibwira ko ari bibi, ariko tukiringira ibintu bigaragara neza, tukiringira abantu baryoshye, abantu boroheje. Nyamara ukuri ntigushingira ku isura. Rimwe na rimwe ugaragara nk'ukakaye niwe uturinda, naho ugaragara nk'udafite ikibazo ashobora kuba ategereje igihe gikwiye kugira ngo azatugirire nabi. Bityo ujye wibuka ko atari abantu bose basa neza baba ari beza, kandi si abantu bose basa nabi baba ari babi. Iga kureba ibirenze isura yo hanze, kuko amakosa akomeye mu buzima aturuka ku guca urubanza nabi. Wakoze gukurikirana channel yacu Imboni y'Ubwenge, kora subscribe
kugira ngo inkuru nziza zijye zihora zikugereraho ku gihe, kandi wakoze ugire amahoro.